Nicara hano mu rugo wanjye muri Fination muri White House ngiye kumva numva inkuru y'inca mugongo ingezeho bati mujuti wawe Kadafi kwitwa Majide Black yitabye Imana. Allo? Oui. Mavete meze bite? Sawa. Ari inkuru twumvishije ngo umuntu bita Majide Black ngo yitabye Imana ariko tuza kumva ko ngo ibyo bintu byaje kuvugirwa kuri radio yawe ya Mavete. Abantu benshi bavuga ko ngo ari we watangaje iyo nkuru. Umusa nanjye nkuru nayikoze mvuga ko nanabimubwiye kuri live kuri TikTok ya nimugoroba kiriho. Yego. Iyo nkuru wabaye kwehe yuko witwa Majide Black yitabye Imana. Abantu banyuze bari gukina ikarita mu gasantere. Aravuga ati umukoboyi wa mukoboyi mubana mu nzoga yapfuye. Yego. Isuwe niko Platine ari muzima wowe. Amajero nabimaze nko kumwibagirwa ntabwo duherukanye. Atamagenere kareka. Angorora inkoko bita numva aramaje. Nza kuza kuvuga ati no nkuru ntago ari inkuru ushobora kujya ku breakinga gutyo udafite iki? Udafite proof. Nafashe ya mbere nigira hehe? Muyumbu. Ku Muyumbu. Ndavuga ati ngomba kujya kutoza ino nkuru ngiye kureba se ko Majide Black ari muzima ese aracyariho ese bababazi be bitwa bandagiji babandi bitwa banuza ba Paxoni ndetse nabandi ubu none nago barimo barabyinira ku rukoma nza kuza kwibaza nise ko witwa Paxoni yaje kuvuga ngo natajya kumureba azajya kumwirebera yaba yamutumyeho abandi bantu nyigire rero banza unkomere amashyi ubanza ukomere Imana amashyi yereze icyubahiro ibwira ati Imana warakoze nasanze umuntu bita Majide Black ari muzima ndetse ahitambwira ati kuri magique utazajya ngo uvuga inkuru z'ibihuha dore n'ubundi wakunda kuba ufite proof akira ubwira abanyarwanda ko witwa Majari muzima ndetse nako gahene nako gako kugenda ukavovore ubabaze ngo ese iyi nkoko arahandi hano muyizi muri showbiz kitavuga vuga sha we hasiri niko yekoresheje televiziyo ngiye kitari kuvuga vuga ahubwo ugenda umbariza abangaba bavuga ngo ese ngo ko ngo Amaji yapfuye ubambarize ngo kimboga mbi zitava mu nkono muranshaka nababwira ko umuntu amaje kugura imodoka ubu ngubu ngiye no kugira gute kwagura n'ubworozi bwanjye umuntu bita papa cyangwa ndetse na Rocky entertainment muri rusange kubera yuko nyuma y'uko witwa Philipita yaje kuza kumuhuza n'uwitwa Kadafi mu kiganiro uwitwa papa cyangwa yababwiye ikinyarwanda cyuzuye ndetse nabibutsa yuko ngiye ajya kuririmba ngo bahitaga bavuga bati nago twajya kureba iyo mbeba bagahaguruka ndetse bahuriye mu kazi kamwe ariko ngo bamweretse urwango rutabaho kugeza ubwo witwa papa cyangwa wageze wagira gute araruca ararumira tabangamirana wenda ntimunabane ariko ntimubangamirane inyuma yaho ngaho arabizi ko nge ntamwanga arabizi ko nanabanga kuko ikimenyimenyi nge Kadafi ko duwenda musuza ari uyu munsi nari naza no kubasuza uko duhuye bro nge ndagenda nkanabasuza ewana abi Kadafi abi Mikroje nabe Savimbi narambo bro twagiye dura nk'incure byaka ibyo mwe yari kuvuga ngo nago ngakwanga bro nge najya kurimba muri za Kigali Universe ukaketaguruka genge nkijya stage ngo tugende ngo nago twarirambe nkava stage Rocky yagiye na genge yo ntago mwabaga mwahise mbereka n'amavi bakagaruka umaze gukubita baketa bongera bakicara none umujene avuga ngo nago bagira iyo hit ariko nge uko nagira hit nagira umutima bro nje n'uguhimba uno mujene ntago muzi ko afite imana yo guhimba izo n'ikimenyimenyi n'umuhanzi ahindiri abartiste bro urumva byaba waba uri muri show ugasohoka ngo Peter nkubwire reka mbikubwire ari show ya Kigali Universe yabaye ya company ya Skol Rocky yamamariza Skol nge ndirimbira Skol mu bitaramo byayo uko nge stage beta basohoka ni ihame izo show zabaye kangahe kabiri sohoka ngiye ubu ntayo naje murero ko ngi ibyo bintu ntago mbizi bro ari n'amafoto yigeze gucicikanya bari kuvuga babona Kadafi yegereye Rocky bakavuga ngo papa cyangwa yongeye guhura na Rocky disclaimer yara posting baramubwira ngo uriya ngo ntago ari papa cyangwa disclaimer posting naho njye ngo disclaimer yabi posting ubwo nibiki izo nizo show uyu ari kuvuga ngo ntago yari ahari kandi ayo mafoto hari ari no kwa disclaimer uri kumva babajene ntago mubizi neza kwitwa papa cyangwa ataza kuza kubaho Rocky entertainment kujya ba boosting ari bari abantu bangana kuri yabose bitari gupfa gukunda ako nibyo produit bari bafite ya mbere ni papa cyangwa yego niyo yabagize Rocky entertainment yabaye moteri nkuko wafata imodoka ukayimenamo essence yego twemere ko Rocky yabaye essence ariko papa cyangwa yari imodoka aba bose bari kumanga mu gatuza bagaseka ariko hari undi mwana urimo gukora ubukoroni ibwota amasimbi bitarafatika boy uri koza abakecuru gukora akazi ko mu rugo kandi bose ari wagiye bakubita izo connection
ndetse bakamuhemba kugira gute kumwirukana muri gengo depresi kamukindura bikarangira agiye kwikora akazi ko mu rugo. Abantu bari bateye inkeke bagomba kubona amafaranga yari umuntu bita Rocky, umuntu bita Papa Cyangwe n'umuntu bita nde Arafatika Boy. Amafaranga ajaribwa nande Naramba. Uwitwa Papa Cyangwa mwibukije ubugome bagiye bamukorera, ndetse rwose ubona ko arafite n'umujinya avuga ati ahangana amaje ku umuntu w'umugabo ntuze kunkanga urapfuye wapfumbatinda ariko ngewe ntago bampambanikana kuko nsize umwana n'umugore. Nyuma yuko umuntu bita Murungisabe ajaga kubitaho direde ndetse imbuga zikajegera ndetse agasakurisha imbuga rwose ku rwego ruhambaye cyane, bidatinze arababwira ati yaba kugaragara nzagaragara ndetse n'ibindi byose mutigeze mumenya nzagira gute nzabikora. Murungisabe byaje kurangira yensipiye mugenzi we Chita Magic nawe ngahita agenda ngatereshaho umusatsi, amajije kuwutesha aravuga ati nta nubwo birangiye, ashyiramo udukoni tubiri ku ruhande. Defensive major, ariko za defensive major ziza kugira gute kurangira mu musatsi ndetse birangirira mu ki udukoni tubiri tw'umusatsi. Ariko noneho ndaciye kabiri muragiye kwiyogoshesha igipara, ati se baba bamubwiye ko atari proud yo kuba yashyize uturongo tubiri tw'abateneja mu mutwe. Ari kuba bashaka za manigani, niba ari kuba bashaka za intare. Ibi bintu nabyo bigiye kuzaba ikibazo, kubera ko umuntu rwose aragenda hari yakagutatura akibagirwa ko ari umukobwa, akibagirwa ko ari icyamamare, akibagirwa ndetse akibagirwa ngo kugira ngo akunda abone gift za TikTok. Ariko none byo nagagitangaza naje kuza gutangazwa witwa Divine ajya ku mbuga nkoranyambaga gatukana ndetse ibitutsi byo gusesereza, nza kuza kuvuga ati bano bakobwa byanga byakunda social media basigaye bazisanzuraho nibatariko nibatareba neza bazisama bagize gute basandaye. Weba wegeyo madamu ubuvuye mu nzira amvuga ko nagusungara uburyo ninjizamo sibwo winjizamo. Nuko rero nyine wowe menye ibyawe shuburetse bumyutinze mbanze mvuge shuburetse ntabwo byakunda binde se ntabwo turaburana ariko n'ahantu inyama yaburanye n'amagufa sibyo. ahubwo se ni madamu uretse mvuge oya we uretse mvuge ese uvuga urinde ucecekesha abantu ase shundi kuvugisha dumba se kuki nanjye ndi kuvuga nanjye kuvuga rero mba nava myuti aravuga najya ninde wajya urananutse uko nabangana ko oya nyine we buretse jya wiga kubaha abantu ntago none se ubundi gute amagufwa yanze kuceceka ntago nkuzi shu reka ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda wowe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Viewation TV. Nizere kumeze neza, ukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nkwifurije amahoro aturuka ku Mana wowe tubana umunsi ku munsi, uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, tutirengagije ibwota Masimbi. By'umwihariko mukunda mukanakurikira ibiganiro byacu. Wowe wakoze subscribe ariko kagataho ngaho ndagushimira. Wowe utarayikora niba ari gukigera hano kuri Viewation TV, ibuka gukanda kuri subscribe cyangwa s'abone mu rurimi rw'igifaransa, ufungure na notification tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngendi Zebra Switch kuri kamera za Viewation TV ndetse no kuri mikoro zayo, turi kumwe namwe nyewe turagarutse nkuko mumaze kugenda mubimenyera no kugenda mubikunda. Turi kumwe na Viewation, turi kumwe na Kuri Magic, turi kumwe afite amazina menshi sinjya mbasha kugenda nyarondora, ariko hari izina nkunda cyane mvuga mbanje kwitonda ari ryo Mr. Breaking. Zebra Switch bimeze bite? Yego, ona ka Mr. Breaking kamaze kuba kawe ku buryo nanjye ngiye kukavuga ndabanza nkagasasira, nkabanza nkagasegura, nkabanza nkagahana kaji, ubundi nkavuga ati Mr. Breaking. Zebra Switch uyu mwanya wa none nakomeje kugenda ndeba muri comment abantu bagenda bandabura mu kiganiro nakoze ejo mvuga ku nkuru y'umuntu bita Chita ndetse na Jessica Mipango. Abantu benshi bakomeza kugenda bambwira isakaro ka defensive ko akavuze kutigeze utubwira ko witwa Chita burya ngo yari asanzwe afite uruhara ngo bakamutereraho umusatsi.
nzakuza kuvuga ati sije nabyo byari kuba ari breakingira ngo ni nyuma yuko umuntu bita Murungisabe ajaga kubitaho direde ndetse imbuga zikajegera ndetse agasakurisha imbuga rwose ku rwego ruhambaye cyane dore ko abantu benshi bajyaga bavuga ati umuntu bita Murungisabe yagakwiye kuba ari padiri yagakwiye kuba yitwara nk'abarokore yagakwiye kuba ndetse nyuma yuko abantu benshi bamubonye yigaragaje kuri kamera bakavuga ati nta kundi ari kubigenza kuko yaramajije kujya hanze nyuma y'ubwo yari amazi igihe ahuye n'imvune bikaba ngombwa ko ajya gukora hanze y'uko atabatumirwa ntabwo ari bukunde dore ko abenshi bakomeje kugenda banamujora ngo yashyizemo ngo tuburu tufunzwe asigaye akoresha ibiganiro ariko bidatinze arababwira ati yaba kugaragara nzagaragara ndetse n'ibindi byose mutigeze mumenya nzagira gute nzabikora budaciye kabiri rero uyu bita Murungisabe yaje kuza kwigira mu Burusiya ahita kubitaho iki utudirede aza kugaragara yitabiriye inama aza kugaragara akora ikiganiro avuga ati ndi mu Burusiya aza kugaragara nyine ubona ko yabaye proud atangiye kugenda agira gute enjoying ubusitari abantu benshi bamutera amabere bavuga ati witwa Murungisabe twa tuzi ko ari umurokore bigenze gute ese koko atangiye kuzajya nawe yishyiraho tw'utudirede tuzi ko ari utw'abatineja biza kuba byinshi witwa Murungisabe aravuze ngo ari muri kujya kuri kamera nanze no kujya kuri kamera ariko nibitari byo nzakomeza bakoremo akazi k'umusitari agomba gukora inkuru by the way ngira inkuru zarakozwe rero inkuru zarakozwe zikorwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ngira ngo abantu benshi bagiye babivugaho ariko Zebra Switch nyuma yaho gatoya umuvandimwe wiwe bigeze kumubaza ati se nta kibazo mufitanye n'umuntu witwa Murungisabe ko tuzi ko ariwe pare ko tuzi ko gufasha akaboko bimeze biti witwa Chita Magic akaza gudaguruka mu kiganiro ati barampamagaye ndetse akanga kubivuga ko yari ari kwa Irene akanabitsimba urabyumva neza Murungisabe byaje kurangira yensipiye mugenzi we Chita Magic nawe ngahita agenda ngatereshaho umusatsi amajije kuwutesha aravuga ati nta nubwo birangiye ashyiramo udukoni tubiri ku ruhande inspiration nawe ubwo inkuru zigira gute ziba zirabonetse ziba zirakozwe nyuma yaho gato rero nibwo twaje kumva beef y'umuntu bita nde Chita Magic ndetse nande Naje kuzamipango yana bivuze n'ugenda na heri yarangiye birangira rero ngashyizo ngo defensive major ariko za defensive major ziza kugira gute kurangira mu musatsi ndetse birangirira mu ki dukore tubiri tw'umusatsi dore kunywa bya biyobyabwenge bavuga muri yabatse gatoya zagenda ubimpima Zebra Switch rero iyi nkuru nakomeje kuza kugenda nyireba nza kuza kuvuga ati se mana isi n'ijuru aba bantu ko noneho ibintu bitangiye kugenda bigana ku rundi rwego niba witwa Chita ashobora gutereshaho umusatsi navuga ati ibyo nta nibirenze kuko Debe najya gushaka yashyizeho umusatsi bira n'ibintu bikomeye kandi kuba niyo uburenganzira bwe nta nubwo ari ibintu bikomeye cyane ariko noneho ndaciye kabiri muragiye kwiyogoshesha igipara navuga ati se baba bamubwiye ko atari proud yo kuba yashyize uturongo tubiri tw'abatineja mu mutwe Zebra Switch aya makuru naje gukomeza agenda nyakegeta nkomeza kugenda nsanga n'ubundi ibintu by'amatikutiku ntabwo bizashira muri show busy naje kuza gutungurwa ubwo witwa Jojo nde Breeze yongera kuza kugaragara ari gukorana challenge n'umukobwa bita Divine nyuma y'igihe kirekire barateranaga amagambo ndetse banavuga ko banatandukanye bakaba bongeye guhura bakaba bongeye kuvuga ngo hari bagendera muri wa mugani ngaho yaciye ntago haciki Urwango uri kubyumva neza kandi barongera kuko barahura ubona ko bahuje uruki bahuje byose na originali ariko none cyo nagagitangaza naje kuza gutangazwa witwa Divine ajya ku mbuga nkoranyambaga gatukana ndetse ibitutsi byo gusesereza nza kuza kuvuga ati bano bakobwa byanga byakunda social media basigaye bazisanzuraho ariko nibatareba neza bazisama bagize gute basandaye ni kuri live TikTok ngira ngo wenda niba rukuba bashaka za manigani niba rukuba bashaka intare ibi bintu nabyo bigiye kuzaba ikibazo kubera ko umuntu rwose aragenda hari yakagutatura akibagirwa ko ari umukobwa akibagirwa ko ari icyamamare akibagirwa ndetse akibagirwa ngo kugira ngo akunde abone gift za TikTok reka mbanze mukumvishe tugaruke mu kanya uzime weba wegeyeyo madamu ubuvuye mu nzira uburyo ninjizamo sibwo winjizamo nuko rero nyine wowe menye ibyabaye uretse bumyutinze mbanze mvuge uretse ntabwo byakunda binde se ntacyo ngo turaburana ariko n'ahantu inyama yaburanye n'amagufa sibyo
ahubwo se ni umva sheri madamu uretse mvuge oya we uretse mvuge ese uvuga urinde ucecekesha abantu ase shundi kuvugisha dumba se kuki nanjye ndi kuvuga nanjye ndi kuvuga urajya mba nava myuti aravuga najya ninde wajya urananutse uko naba ngana kose oya nyine we uretse jya wiga kubaha abantu ntabwo nakubaho none se ubundi gute amagufwa yanze ntabwo nkuzi shu reka mbanze ati nanjye sinkuzi karaho kwibutsa umuntu karanutse ngo ari amagufa amagufa inyama n'amagufa bivuga gute ngira ngo uyu nguyu wari urimo kumva ni umuntu bita nde Divine ari kumwe n'umukobwa mu fashion bita Kim Gateka abantu benshi baramuzi kuri TikTok banamuzi no muri ibyo bya fashion Zebra Switch nekereza ko byanga byakunda ikintu bari gupfa ngo nuko buri wese gashaka kuvugisha ngo Muzafara ngo Dumba nkaza kuza kwibaza ngo wamuganika nuko Dumba bimenyakana myutinga mwe murajya gutukana mupfa umuntu kubera iki tubwizanyije ukuri ni ngombwa kuya harimo ibitutsi byinshi uko nakomeje kwanga gukomeza kubiki kwira umuntu ngo murajya ngo amagufa amagufwa nguri igiki nguri inyama nivuga amagufa ceceke amagufa ceceke ubwo ikintu mama upfa tubwizanyije nk'ukuri ni nk'igiki tubwizanyije ukuri ariko bino bintu ukugiye kureba ushobora gusanga ariko wakunda umuntu yibagirwa hari icyari cyo kwibagirwa ko first of all umustar kwibagirwa ko oya reka kuba umusitari kwibagirwa ko ufite abantu wemfluencinga kwibagirwa ko ufite abandi bantu bagukurikirana kwibagirwa nagiye kubona mbona witwa Sota abaregeye abari aho hafi abari kodinga nagaho ibi bintu ntabwo bizasiba by the way urabyumva neza abitwa banyita Cedric baba bari aho hafi iyo Sota ushije nyita Cedric aba yagize gute aba yayicakiye ubwo abo ngabo ni bamwe mu bantu bari kodinga amalive bakayaploadinga tuzi hari abandi noneho tutanazi wenda batanarebwa yego none ibi bintu ugasanga bino bintu bizagaruka nyuma y'imyaka runaka mu gihe wenda ugize ibyago kwa na beef cyangwa kajyana beef n'uwitwa Jesus kuzamipangu yatangira kukwibutsa ko bakwisa amagufa ngaragututse yatangira kukwibutsa ko nta discipline ugira ngo yarengereye kandi ibyo niba wagiye ubyikorera igihe kimwe cyangwa se ikindi ariko ugasanga ntabwo urimo gushaka kugira gute kumakinga sure ko ugomba kugira pardon mu bintu ugira gute umuntu uvugira kuri zimbuga nkoranyambaga ugomba kugira tension Zebra Switch nye kuri nkuru zo guterana amagambo cyangwa zino nkuru zo kuza kuba turimo kugirana amakimbirane muri showbiz ndaza kuza kugaruka ku nkuru y'umuntu bita Papa cyangwa ndetse na Rocky Entertainment muri rusange kubera yuko nyuma y'uko witwa Philipita yaje kuza kumuhuza n'uwitwa Kadafi mu kiganiro uwitwa Papa cyangwa yababwiye ikinyarwanda cyuzuye ndetse nabibutsa yuko ngiye yajyaga ajya kuririmba ngo bahitaga bavuga bati nago twajya kureba iyo mbeba bagahaguruka ndetse bahuriye mu kazi kamwe ariko ngo bamweretse urwango rutabaho kugeza ubwo witwa Papa cyangwa yageze wagira gute araruca ararumira Zebra Switch ibi ngibi ushobora kubyumva ukagira ngo ni amagambo uwitwa Papa cyangwa yagiye adekarara igihe kirekire avuga yuko afitanye ibibazo na bande niriya timu ariko byaje kuza gutungurana ubwo witwa Kadafi Pro yaje kwibutsa Papa cyangwa ko ngo atigeze amutanga kumenya Rocky Papa cyangwa aramubaza ati gute umwana wo mu Gatsata berwa umuhungu wo mu Gatsata wahavukiye kavukire yiwabo weho kutoka Gitarama iwacu Gitarama ukaza kuvuga ngo uyu muntu ngura muntu ushaka kumumenya katwa twuve Papa cyangwa tugaruke mu kanya reka ngwingero ntabwo muzi we kuri w'igitarama ndo mu Gatsata wo mu Gatsata urumva umundi wamwamenyanye imbere yanjye cyangwa imbere yawe wamumenye imbere yanjye umva ko ugarutse mu byo kubeshya wamumenye ryari gira ngo amajije kubyumva aragira ati wowe kuri uwo mu Gatsata oya uri w'imuhanga nge ndi wo mu Gatsata na Rocky no mu Gatsata yego umuntu ushute ariko tugenda kuri kano kantu gatoya ko uwitwa Papa cyangwa nagazi Rocky ahubwo Kadafi arusha Rocky kandi yamubwiye Kadafi yabwiye Papa cyangwa ngo nta nubwo uzi Rocky ntabwo uzura noneho tukaza kuza kwibaza ngo ntabwo mubizi neza ko witwa Papa cyangwa yataza kuza kubaho Rocky Entertainment kugira ba boosting ari bari abantu bangana kuri yabose bitari gupfa gukunda ubwo turasaze ako nibyo produit bari bafite ya mbere ni Papa cyangwa yego niyo yabagize Rocky yabaye moteri nkuko wafata imodoka ukayimenamo essence yego twemere ko Rocky yabaye essence ariko Papa cyangwa yari imodoka ko produit bose bagenderagaho ni yandi
bose siyo ninde muntu wabashije kubanza gutwika ni papa cyangwa Roki ntago yaje se avuga ati ninjye manager ariko byanga byakunda papa cyangwa natwitse mbere nubwo Roki wenda yarafite abakunzi nawe wenda niwe wakunzwe mbere okay papa cyangwa yarakunzwe mu gasobanuro ariko ataraboostinga ku rwego rw'uko igihugu cyose cyamusobanukirwa reka tubivuge gutyo agihereza kaboko papa cyangwa akiboostinga nibwo abantu bahaye agaciro nde Roki mama bishatse kuvuga iki rero aba bose bari kumanga mu gatuza bagaseka ariko hari undi mwana urimo gukora ubukoroni ibwota amasimbi bitarafatika boy uri koza abakecuru gukora akazi ko mu rugo kandi bose ari wagiye bakubita izo connection ndetse bakamuhemba kugira gute kumwirukana muri gengo depresi kamukindura bikarangira agiye kwikora akazi ko mu rugo iyi nkuru naje kuza kwibona zebra switch nza kwibaza ngasero kubwara bakandagiye Kigali uwitwa Kadafi amajije kwishora mu bintu byo kujya ku kiganiro kuri televiziyo agahuriramo na papa cyangwe kandi papa cyangwe amajije kumuca ndetse aragendanye n'uwitwa Rafatika boy biraza kuza kugenda gute cyangwa byakunda papa cyangwe ntaga kibatinya nta kibasaba kuri kiganiro kirekire bagiye bakora papa cyangwa kamwibutsa ko ngo nubwo hit ishobora kuba yaragiye ariko byibuze amafaranga n'agakiri kagatwiko katagira gute katinjiza dore ko ngo buriya ngo yakoraga bikitirirwa nde Roki Kimomo umufungo waza ukagenda kwande kwa Roki mbibutse yuko muri witwa papa cyangwa ajya kuva muri genge yajyanye n'umuntu bita nde Arafatika boy kubera yuko bamajije kubona ko abitwa Roki bakora umufungo bakawurya bonyine birangira uwitwa Kadafi yarimo kubrandinga ama studio ye abona ibiraka akabona ubwo bucerwa mu biraka ariko papa cyangwa yagomba kurya ku mafaranga y'umuziki kabo yari musina kiri ikintu cyamutungaga yagomba kurya ku mafaranga ya Roki entertainment biza kurangira papa cyangwa n'umuntu bita nani Kadafi nani Kaboyi Arafati babonye kuri akirimo bararya muri genga ari zo mbwa zirimo kandi bakora ari nabo bafatiye runini iki Roki entertainment byaje kurangira uwitwa Roki avuze ati no ku ruganda zigomba kugenda mutoke yinje kubera kurumva yabasavimbi yaryaga ku mafaranga agasobanuye n'ubundi yabo witwa Kadafi yabagabonye ibiraka ko babaga baramwamajize n'imo yiwe yarari muri branding yabo witwa wa undi bijama n'imikorojeni yabaga yibereye mu biboro byo guhostinga ndetse ko kuva na kera we yahoza acuza n'amapine nta kibazo na kimwe yari afite ndetse kuvuga iki rero abantu bari bateye inkeke bagomba kubona amafaranga yari umuntu bita Roki umuntu bita papa cyangwe n'umuntu bita nde Arafatika boy amafaranga ajaribwa nande naramba ko bivumbuye babaca muki muri rebo urumva ko papa cyangwa yamuhezereza ntago biriho icyo kiganiro cyakomeje kugera going viral biza kurangira uwitwa papa cyangwa mwibukije ubugome bagiye bamukorera ndetse rwose ubona ko arafite n'umujinya avuga ati ahangana amajije kuba umuntu w'umugabo ntuze kunkanga urapfuye wapfumbatinda ariko ngewe ntago bampambanikana kuko nsize umwana n'umugore tugaruke mu kanya kutabangamirana wenda ntimunabane ariko ntimubangamirane inyuma yaho ngaho arabizi ko nge ntamwanga arabizi ko nanabanga kuko ikimenyimenyi nge Kadafi ko duwenda musuza hari uyu munsi nari naza no kubasuhuza uko duhuye bro nge ndagenda nkanabasuhuza ewana abi Kadafi abi mikorojeni abi savimbi narambo bro twagiye dura nk'inshuro ebyiri ariko ibyo mwe yari kuvuga ngo ntago ngakwanga bro nge najya kuririmba muri za Kigali Universe Roka ketaguruka genge nkijya stage ngo tugende ngo ntago twarira mbebo nkava stage Roki yagiye na genge yo ntago mwabaga mwahise njye mbereka n'amavi bakagaruka umaze stage baketa bongera bakicara none umujene avuga ngo ntago bagira iyo hit ariko nge uko nagira hit nagira umutima bro nje n'uguhimba uno mujene ntago muzi ko afite imana yo guhimba izo n'ikimenyimenyi n'umuhanzi ahimba indirimbo aba artiste bro urumva byaba waba uri muri show ugasohoka umva Peter nkubwire reka mbikubwire ari show ya Kigali Universe yabaye ya company ya Skol Roki yamamariza Skol nge ndirimbira Skol mu bitaramo byayo uko nge stage beta basohoka ni ihame izo show zabaye kangahe kabiri so ngiye ubu ntayo naje murera ko ngi ibyo bintu ntago mbizi bro ari n'amafoto yigeze gucicikanya bari kuvuga babona Kadafi yegereye Roki bakavuga ngo papa cyangwa yongeye guhura na Roki disclaimer yari posting baramubwira ngo uriya ngo ntago ari papa cyangwa disclaimer posting naho jya ngo disclaimer yabi posting ngo ubwo nibiki izo nizo show uyu ari kuvuga ngo ntago yari ahari
kandi ayo mafoto ahari ari no kwa disikremu uri kumva wabajene disikere ngo ibintu yapostinze byose tuvuga ngo ubundi kutabanga ngaho nyumvira ngo disikere manga ibintu ya postinga byose ngo ntabwo bavuga ko ari byo ariko urumva ko papa cyangwa bagenda bakubita icyitwa proof aragira ati igihe twigeza kujya mu gitaramo cyaki njyewe ndirimbira score local manager waki na kari brand ambassador waki wa score uyu mwanya wa none ngira ngera kuri stage bikarangira none witwa Rocky ahise avuga ngo twisohoke ntabwo tugomba kureba iki iyo mbeba ati mwe mugira hate mugira urwango ndetse rwose nawe urimo kwijijisha gutyo n'amafoto yanjye yigeze gusohoka ari amafoto yawe uri kumwe na Rocky avuga ngo papa cyangwa ngiye guhura nande na Rocky birangira baje kuvumbura ko Kadafi bafoto yatarinde atari papa cyangwa so nekeza ko rero uru rwango nta rwazatugeza ntaryo rwazatumarira ahubwo icyaba kizima nuko twakicara tukagira gute tugasenyera umugozi umwe. Yes, of course, comme ça baby no vya kafe of course ngo vezamba sara fa coming as mtoto utamwana ngenda tukative tutravoka butinyiru bwite vineshe ko magique wando wavuzwe ambyeshuro wero hit yotera izuba nyiti inshuti y'ababozi tijwi ry'aba diaspora ni ngejwi abandi ni kakajwe pandemic indesite mwuzukuru wa Jema Phone Shop umwana w'umugore imbaraga z'Uganda zubaka vuba nyite opera speaker nyite cyo ko Mr breaking zebra switch uyu mwanya wa none nkuzaniye breaking mbaza ngo breaking noneho kuri magique view nation Mr breaking utuzaniye ni yihe zebra switch nanicara hano mu rugo wanjye muri Nation muri White House ngiye kumva numva inkuru y'inca mugongo ingezeho bati mujuti wa Kadafi kwitwa Majide Black yitabye Imana mpita mvuga ati Imana y'isi n'ijuru we ubusa Maji yitabye Imana ubu ndaza kuza kuba wande ko ari mujuti wanjye kandi n'abanyarwanda bose bagiye kumva inkuru y'inca mugongo zebra switch ntago naryamye nakomeje kugenda mpamagara abantu bose mbaza mu Busanza baza bo hafi wabo kwa Majanose aho yavukiye zakavukire zose ndikoraho ndavuga ati aya makuru se mitenya breaking nza kwigira inama yo kunamagara Majina Amerika ngagucamo nanjye ngavuga ati yarumenya kuko yagize gute yitabye Imana nza kuvuga ati ngomba kuzinukira rubika nkaza kujya kwirebera buno bwino nkaza kubuha abanyarwanda nkaza kubabwira ukuri nkaza kubabwira se ko Maji yitabye Imana ese Maji bimeze bite ni nyuma yuko rero naje kuza gutaha Nguru nza kuza kumva ngo umuntu wayikwirakwije ngo n'umuntu bita Mavete ngo washinze ikinyamakuru bita ngo Mavete ngo .rwanda.com ni bari biki ngo ndetse wa Mavete ngo akaba afite ngo radio ngo bita Mavete akaba yavugaga yuko ngo witwa Majide Black ngo yapfuye ngariko noneho ngo bakaba banakorana muki ngo muri B1 abantu benshi batajya kuvuga ati rero uwitwa Maji koko wasaga yaba yapfuye niba bivuzwe n'umuntu bakorana niba ari umuntu bakorana nza kuza kuvuga ati no nkuru ntago ari inkuru ushobora kujya ku breaking gutyo udafite iki udafite proof nafashe ya mbere nigira hehe ku muyumbu ndavuga ati ngomba kujya kutoza ino nkuru ngiye kureba se ko Majide Black ari muzima ese aracyariho ese baba bazibe bitwa bandegiji babandi bitwa banuza ba Paxoni ndetse nabandi ubu none nago baba barabyinira ku rukoma nzakuza kwibaza nise ko witwa Paxoni yaje kuvuga ngo natajya kumureba azajya kumwirebera yaba yamutumyeho abandi bantu ibyo byose birancanga ndavuga ati ngomba kugira gute kujyayo ngomba kwigirayo nyigirayo rero banza unkomere amashyi ubanza ukomere Imana amashyi uhereze icyubahiro ibwira ati Imana warakoze nasanze umuntu bita Majide Black ari muzima ndetse ahita ambwira ati kuri magique utazajya ngo uvuga inkuru z'ibihuha dore n'ubundi wakunda kuba ufite proof akira ubwira abanyarwanda ko witwa Maji ari muzima ndetse nako gahenda nako gako kugenda ukavovore ubabaze ngo ese iyi nkoko arahandi hantu muyizi muri showbiz kitavuga vuga sha we hasiri niko yakoresheje televiziyo ngiye kitari kuvuga vuga ushaka kwigana we vuga sha nawe ukomeje ibintu byo kwigana ko yamaje umenya ari ikirage ariko nyina byanga byakunda umuntu bita Majide Black yasanze yibereye mu rugo arimo rwose akukira inkoko ambwira ati ifumbire tugiye kugera mu gihe cy'iki kihinga ati kuri magique rero usanze mu kazi ntago ndi buguha ikiganiro ahubwo ugenda umbariza abangabo bavuga ngo ese ngo Maji yapfuye ubambarize ngo kimboga mbi zitava mu nkono muranshaka nababwira ko umuntu amaje kugura imodoka ubu ngubu ngiye no kugira gute kwagura n'ubworozi bwanjye ndetse ikindi cya kabiri tubabwira ati cyitwa Live Stock Bank ati yankubise n'amafaranga ati niyo mpamvu nawe nguburesinze nguhaye inkoko kugira ngo ibe nk'ikimenyetso cy'uko ndi muzima kandi rwose nkigabira abantu ndetse nzakomeza no kugira gute
kubagabira ubwo nanjye mpita nzinga navuga ati zebu interview turayibuze ariko nubwo tuyibuze reka dutahane inkoko ariko basi tubashe kugira gute kuza kubwira abanyarwanda inkuru nziza. So uwitwa Amag the Black ni muzima ababivuga ubwo ni fake news ariko nanone nkahita nongera nkibaza wese bya binyamakuru koko ahubwo ababitangaje ba bantu twajyaga tureberaho ngo bagira breaking nawe uri gushotorana gahunda zabo zimeze harya ubwo ninde Mr Breaking oya wikwiyenza gira uti nukuru magique Mr Breaking Mr Breaking nation reka mbere gushimira Amag ndagira ngo nge banze mpamagare tanga tubanze tumushimire dushimira Amag tubanze tumushimire first of all kuba ngewe nabonye inkoko Amag saragaruka arava ku mumazani kagugu gutwara inkoko yiwe iyo nahiriye kandi yanakoze cyane nubwo atampaye umwandiko ariko yampaye undi mwandiko kuza gutuma nishema mukanya ndaza kujya nyivovora gake gake ariko nayo nzaye kuri ikiganiro se basi mbereke ko nahiriye batagira ngo nibyo ndibyo gufera ngo turayiti akosuri Kigali wayitira watira inkoko wayikura inde wagutiza inkoko so zebra switch rero yego uwitwa Amag mushimira cyane kuba yambresinze kandi mushimire cyane ko rwose ari umwe mu bantu bagira umutima wa danger bro n'abarasta ni nkubwira rasta ntubyumve byari by'amadrede cyangwa se imwe byabasambe twere byo gushyiraho dread oya kumurasta no kumurasta buri abarasta ngo bagira umutima mwiza n'urukundo kubera ko ngo hazamo ikintu cya love mu birango byaki bya Rastafari. So zebra switch mbere kujya ngo ugisoze ntago nayisoza nabanje kugira gute kumenya ngo umuntu atangaje no nkuru yayikuye he byagenze gute kwa benshi batavuga ngo Benovio ngubwo ari za praga ntaribi reka duhamagara watangaje amakuru y'ibihuha avuga ko witwa Amag the Black ageze gute yitabye Imana tubwire uko gahunda zigize gute zimeze yego ubundi tugaruke mu kanya ariko Amag yakoze rwose ndayihekenya wanze kuvuga kaduhamagare ngira ngo baramuzi nakomeje kugenda muvuga ni uwitwa Mavete ndetse rwose aza tubwire iyo nkuru yagize gute yayikuye. Allo oui Mavete meze bite sawa ni Benovio yego Benovio makuru y'iminsi sawa Mavete ari guhamagara ndi mu kiganiro hari inkuru twumvishije ngo umuntu bita Amag the Black ngo yitabye Imana ariko tuza kumva ko ngo ibyo bintu byaje kuvugirwa kuri radio yawe ya Mavete imwe nyine ngo ikorera iyo ngiyo mu Busanza ariko noneho abantu benshi bavuga ko ngo ari we watangaje iyo nkuru ndetse uyu mwanya wa none iyo nkuru ndimo kuyikoraho ndavuga ati se ayo makuru yaba ari Mavete wayatangaje ni ukubera iki iyo nkuru akomeje gukwirakwira dore ko abantu bose bo mu Busanza harimo n'umubyeyi wa Amag the Black yamajije guhangayika ndetse agahamagara n'umuhungu amubaza ko yaba yitabye Imana. Umusa nanjye nkuru nayikoze mvuga ko ndi kwinyomoza ntabwo navuze ko yapfuye navuze ko ndi kwinyomoza bitewe nuko abantu babivugaga nanabimubwiye kuri live kuri TikTok ya nimugoroba kiriho yego ndamubwira ni abantu uzi ko bavuga ngo wapfuye none umita nkora inkuru mvuga ko ndi kwinyomoza ndetse Amag tumaze no kuvugana ndetse mbivugiraho nshiraho na live mubumvisha numvisha abadukurikira ko ari muzima to yego wese iyo nkuru wayikuye yuko witwa Amag the Black yitabye Imana abantu banyuze bari gukina ikarita mu gasantere aravuga ati umukoboyi mubana mu nzoga yapfuye yego isuwe niko Platini ari muzima n'uwe Amag nabimaze nko kumwibagirwa ntabwo duherukane ati Amag reka ngo worore inkoko mpita numva ari Amag yego n'Amag arahari ahubwo nibwo nagiye kuri live mbimubwiye nawe aromera noneho nibwo nashyizemo nk'akantu k'urwenya nise ko bari kuvuga ngo wapfuye ngo nibyo Jarabati se uri kumbaza ngo nibyo kandi unyumva nde nuko mpita nkora inkuru gutyo nkora inkuru ko ibyo bavugaga ari ibihuha ntabwo nigeze nkora ko yapfungiye ntabwo njya mbikunda yego urumva nyine abantu benshi bakomeje kugenda cyane abatuye mu Busanza bamabwino bavuga bati ese iyi radio y'umuvandimwe itangiye kubika abantu bakiri ahubwo biba bimeze bite ndavuga ati ntabwo nakora inkuru naguhamagaye nawe ngo ubyivugire ariko none nkaza kuza kwibaza ngo ese radio yawe n'ubundi abantu bose batuye aho hafi barayumva cyangwa wenda ni kwa kundi bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga oya barayumva ivugira kuri 9:6 kandi nta nkuru z'ibihuha tunyuzaho sinshobora no kubikaho umuntu nta nubwo ibika n'amatangazo yewe n'izindi radio radio yacu igendana n'igihe ikindi ifite n'ibyangombwa ntabwo dukora ibintu bitemewe n'amategeko yego muri make n'insirimu twashyize hanze n'ikinyamakuru cya mavete.com kimaze amezi 2 hanze yego
cyemewe n'amategeko uretse ngo twajya gushyiraho ibintu none ukajya kubika n'umuntu mubana muri company ya B1 yego oya rwose so urakoze rero ubwo ngiye nagira ngo mbanza nshyiraho umucyo kugira ngo wenda abantu bataza kuvuga ati se bimeze bite ariko byanga byakuna niba wiciriye ku bantu barimo gukina ikarita bakakubwira ko umuvandimwe yapfuye ubwo wenda nuko byahise bijya hanze ariko urumva ko already bo bari bamajije kumubika cyane rwose ariko ameze neza pe twanavuganye ameze neza ngo mu kanya nshobora kongeye kumureba yego reka tugushimire cyane Mavete asante sana yego Zebra Switch ngira ngo amajije kubyumva kwitwa Mavete aragira ati ngiye naciye ku bantu bari kuvuga ati umuvandimwe ati barangije bahita bambwira ati wa mugabo mubanda muri B1 w'umuhanzi yamajije kwitaba Imana ati se yaba ari platini ati reka ati ni waho ndi nyamara worora iki inkoko worora inkoko iyo nkuru yaje kumeza gusakara biza kurangira n'umubyeyi wa Majide Black amwihamagara ati mbe mwana wa uri muzima umwana aravuga ati riko se ntabwo uri kunyumva ati baba rokoreka rero bajya bavuga ngo bakorana ngo interview ngo n'abazimu urumva agenda umuzimu biza kurangira yaragize gute yumvisha ko ari muzima ariko iyo nkuru yamajije gusakara cyane cyane mu Busanza tunibo twakanye ko ariho Majide Black atuye ndetse naho avuka ubwo urumva ko inkuru yamajije kugira gute gukwira hose ariko nyine nka Mr Breaking ngiye urabona ko namajije kwivirayo ndetse Majide Black ari muzima yarakomeje kwabwa no migaro byabanje by the way iki kintu tugomba kubanza kukivuga twakiba n'umucyo ariko urumva ko na Mavete avuze ati ngewe nabivugaga nanjye nsa nkubaza ntago njya ngira gute ntago njya mbika umuntu ikindi kandi burango Mavete ngira radio yiwe ngira nemewe burango ifite ngo n'ibyangombwa ngira nemewe ubwo nekeza ko abantu bavugaga bati ramno radio ni umuntu ashobora kuza gashinga gakaradio ko yakoze gakaradio gakumvikaga n'abantu batanu akajya gukwirakwiza ibihuha byenga byakunda byaba ari cyahajyanwa n'iki n'amategeko so reka dushimire Mavete babishizeho umucyo tubwenge ibigaro byacu nakagaruka Jabless inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwesiteramo amazi ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yaratangiye kwangirika tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye dore ko hazwi nko kwisaha ukebutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 078 4357 karindwi nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange.